kurabuka umusaraba wawe, mwami nibyo byambeshaho, sinita ku manjwe y'iby'isi, neza agakiza k'umusaraba, kwigorogota nibyo bizambeshaho, mbega amahirwe yanjye yo kurabukwa Yesu. Amen, amen. Imana ishimwe cyane kandi ihabwe icyubahiro ku bw'ubuntu bwayo bwinshi n'urukundo rwayo idema kutugaragariza. Imana ihabwe icyubahiro. Mwaramutse neza aho muherereye hose, ndabaramukije mu izina rya Yesu. Kugendana na Kristo uyu munsi ni ibyiringiro byanjye kandi ni ibyiringiro by'uwizera wese. Niba utarizera ubyemeye nawe uyu munsi byakubera ibyiringiro. Rero tugiye kongera kuganira ku magambo y'ubugingo. Imana ishimwe ko itwongeye undi munsi. Byashobokaga yuko uyu munsi wakabaye utakiriho, kuko hari benshi twatangiranye ndetse nzi neza ko bagize amahirwe yo kumva ubutumwa bwiza, yemwe na kugendana na Kristo uyu munsi bakaba barayumvishe, ariko kugeza umunsi bakaba batagihumeka, kuko tumaze hafi umwaka wose dukurikirana ubu butumwa. Rero nshuti yanjye, kuba weho warabukurikiranye kugeza uyu munsi ukaba ukibwumva uri muzima uhumeka, ariko ukaba uvunira ibiti mu matwi ugashyira agati mu menyo ntugire icyo witaho, kumva nta kibazo, n'ejo uzabwumva kumva n'indirimbo nziza ziryoheye amatwi, ariko udashaka kwihana, nakubwira ngo uri gukina n'ibitazabura kugukoraho. Icyakubera cyiza uyu munsi ni ukwihana, ni ukwiyegurira Kristo, ugahindura icyerekezo, ugahitamo kumuyoboka ukanabwira no kumwemera, kuko nibyo byaguhesha amahoro. Itwihanganira kugira ngo hatagira n'umwe muri twe urimbuka, ahubwo twese ngo twihane kugira ngo duhabwe ubugingo buhoraho. Imana ihabwe icyubahiro. Reka dusenge ubundi twigane amagambo y'ubugingo kandi akize imitima yacu. Data, mu izina rya Yesu turagushimye, tugushimiye urukundo rwawe rutangaje ukomeza kutugaragariza, tugushimiye kwihangana gutangaje ukomeje kugirira iyi si yacu yangijwe n'icyaha. Ibibi byinshi biyikorerwamo birenze amaso, ugakomeza ukatwihanganira. Abayituyemo, abakomeye bo muri bahagurukiye kurwanya izina ryawe n'amategeko yawe, ariko urakomeje kwihangana kugira ngo nibura abakihana bakabyemera babashe kwihana, no kurihabwa icyubahiro. Rero duha amahirwe yo kongera kumva ijambo rivugira mu matwi yacu, reka kugira n'umwe usuzugura yitubwira, ahubwo buri wese yemere kukuyoboka, yemere kukuyegurira no gutera umugongo ubuzima bw'icyaha, agahindukirira Kristo. Nibigenda gutyo izina rye rihabwe icyubahiro. Ngaho dukize muri uyu munsi, rero n'umunsi wa nyuma w'isabato, reka tubone ihumure ry'imitima. Abakwemera reka turusheho guhindurwa bashya, reka tukumve ikiganza cyawe gikora kuri twebwe, kidukoraho rwose, kiduhindura, kitweza, kidushyiramo imigambi y'ukuri yo gushakana umwete no kukuyegurira byuzuye. Reka batarakumenya nabo bumvira rika ry'umwuka wera rivugira mu matwi yabo, ryirangirira kubahamagara kugira ngo bihane kandi bahindukire. Nibigenda gutyo izina rye rihabwe icyubahiro. Komeza kutwigisha no kutugirira neza, ikiruta byose Nyagasani, ushoboze buri wese gutekereza ku iherezo ryiwe, kugira ngo abashe guhitamo uruhande rwiza, urwo azasangwamo yihanganye ategereje, maze akazahabwa amahirwe yo kubana nawe. Duha umwuka rero ngo atwumvishe kandi atubwire icyo turi cyo, arushaho kutwereka umwana w'intama. Nibyo ngusabye ko nkwizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yego, reka dusome amagambo ari muri Zaburi ya 38 ku murongo waho wa 6. Mwibuke ko turi mu neguza volume ya mbere, tureba uburyo umuntu ashobora gutsindishirizwa n'ubuntu bwo kwizera, uburyo umuntu ashobora kubyarwa ubwa kabiri, akaba afite ibyiringiro ko igihe Yesu Kristo azagarukira azamujyana akaba mu bwiza bw'iteka ryose mu gihe cy'amahoro atagira impinduka. Rero ku murongo wa 6 hari amagambo Dawidi arimo avuga yinginga Uwiteka amutakira bitewe n'umubabaro yari afite mu bugingo bwiwe. Yari ari kuvuga ngo inguma zanjye ziranuka kandi ziraboze, kubw'ubupfu bwanjye ndahitamye
nunamye cyane ngenda nambaye ibyo kwirabura umunsi ukira, kuko ikiyunguyungu cyanjye cyuzuye umuriro kandi nta hazima mu mubiri wanjye. Ndahondobereye, ndavunaguritse, nanihishijwe no guhagarika umutima. Mwami, ibyo nshaka byose biri imbere yawe, ukuniha kwanjye ni uguhishwa. Umutima urankubita, intege zanjye zirashira, amaso yanjye nayo ubwayo afite ibihuzenge. Abakunzi banjye n'inshuti zanjye bampaye akato kubw'icyago cyanjye, bene wacu bampaze kure. Kandi abashaka kunyica bantega imitego, abanshakira ibyago bavuga iby'ubwicanyi, bagatekereza uburiganya umunsi ukira. Ngo ariko jyeho meze nk'igipfamatwi sinumva, meze nk'ikiragi kitabumbura umunwa. Ni ukuri meze nk'umuntu utumva, udafite mu kanwa ibyo asubiza undi. Imana iturengere. Ego, ahangaha Dawidi yarimo avuga amagambo akomeye cyane yinginga bitewe n'uburyo yari yamurikiwe n'umwami Imana. Umucyo wo mu ijuru wari wamuritse mu mutima we, umurika mu bugingo bwe, bituma abasha kwisobanukirwa. Niyo mpamvu yatangiye avuga, nasomye amagambo menshi, ariko yahereye yaravugaga ngo inguma zanjye ziranuka. Urumva yari yabyimenyeho ngo kandi ziraboze. Ntago ari umuntu wabimushinjaga, ahubwo ubwo yari yabyimenyeho maze atangira kubimenya. Aravuga ngo inguma zanjye ziranuka kandi ziraboze. Ntago umuntu abyiha ibi ngibi, nta muntu wabyishoboza kereka umwuka w'Imana agendera mu mutima w'umuntu, niho amenya ko inguma ze zinuka kandi ziboze, ngo kubw'ubupfu bwanjye. Kandi ngo ikimuteye kunuka akaba bose nta kindi ni kubw'ubupfu bwe. Ngo ndahitamye nunamye cyane, ngenda nambaye ibyo kwirabura umunsi ukira. Ngenda yambaye ibyo kwirabura, aniha, ataka, arira umunsi ukira, bitewe n'uko umwuka w'Imana yagendereye umutima we akamuhishurira uko ameze. Ngo kunga ikiyunguyungu cyanjye cyuzuye umuriro kandi nta hazima mu mubiri wanjye. Ndahondobereye, ndavunaguritse, nanihishijwe no guhagarika umutima. Ariko Mwami, ibyo nshaka byose biri imbere yawe, kuniha kwanjye ni uguhishwa. Ese weho n'icyo wanihiye Uwiteka muvandimwe? N'icyo wamubwiye umwinginga kugira ngo akugendere? Ese uzi neza yuko uboze? Erega ijambo ry'Imana muri Yesaya ratubwira ngo igice cya mbere, ngo uhereye mu bworo bw'ikirenge ukageza ku mutwe nta hazima, n'ibisebe binuka, n'inguma zitigeze gukandwa cyangwa kubobezwa n'amavuta. Rero umunyabyaha wese avuga atandukanijwe n'Imana, kandi aba ameze atya nyine, aba yanduye, nta gutungana guke kuba kuri muri we. Aba mu guhera mu bworo bw'ikirenge kugeza ku mutwe aba ari ibisebe binuka, aba ari inguma zitigeze gukandwa cyangwa ngo zibobezwe n'amavuta. Niyo mpamvu igihe umwuka yaganiraga Dawidi yabyimenyeho, amenya yuko anuka, ingingo ze ziboze bitewe n'ubupfu bwiwe. Ibi rero bikorwa n'imbaraga y'Imana y'umwuka wera. Nawe ukeneye kwinginga ijuru kugira ngo rikugenderere, riguhishurire icyo uri cyo. Umwuka w'Imana akwereka uko ahagaze imbere y'Imana. Reka tugende mu Nteguza volume ya mbere, handi turi ku ipaji ya 9, hepfo ngo iyo umuntu amaze kurabukwa Yesu mu mutima we, uwo mukiza amuhesha imfunguzo 3 zo gutangira urugendo. Uyu munsi turabona urufunguzo rwa mbere. Iyo umunyabyaha, iyo umuntu amaze kurabukwa Yesu Kristo akimenya, ukamenya kuri mubi, utandukanijwe n'Imana ukivuka, ukamenya imirimo yawe mibi nk'uko Dawidi yari yimenye, ngo umukiza amuhesha imfunguzo 3 zo gutangira urugendo. Urwa mbere barwita kwizinukwa. Kwizinukwa, umuntu azinukwa ibintu azi kandi yamenye. Rero kugira ngo wizinukwe ugomba kubanza kwimenya. Baranditse ngo na wabyiha, ahubwo kamere twavukanye idutera kwigira shyashya, umuntu wese akireba karaga hano. Ngako akaga kitoro ryo muri iki gihe rigereranywa n'iry'Ilawodokiya. Ibyakozwe n'umwa 3:16, ngo ariko uko uwo muntu yitegerezaga Yesu akigereranya nawe, dore uko yiyumvamo. Iko umuntu akomeza kwitegereza Yesu, akamwigereranyaho, akareba ineza ye, akareba ubuntu bwiwe, dore uko yiyumva. Daniyeli amubonye, Daniyeli 10:8, ngo aravuga ngo sinasigarana intege kuko ubwiza bwanjye bwamindukiye ububore, ndatenebuka. Wewe urinde ureba Uwiteka ugakomeza kumva uragahano? Urinde wumva amagambo y'Imana ugakomeza kumva nta kibazo ufite? Wewe uri miseke igoroye ukumva uratunganye? Mu gihe Daniyeli wari umuntu w'Imana, wayubahaga akayibera umuhamya muri byose, ariko yongeye kumuhishurirwa. Uko turushijeho kumuhishurirwa turatenebuka, tugasanga ubwiza bwacu twitwa ko dufite tugasanga butubereye ububore, bigatuma twizinukwa
tukiyegurira Uwiteka. Yobu 42:6 ngibyo narabyumvishije amatwi, ariko none amaso yanjye arakureba, nicyo kineye kwizinukwa nkaba nigaraguye mu ivu. Yobu yari umugabo ukiranuka, Imana imutangira ubuhamya, ariko ijuru rimugendereye kugira ngo arusheho kwimenya, yimenya aravuga ati burya ibyo narabyumvishije amatwi, ariko noneho uyu munsi mbiresheje amaso yanjye, binteye kwizinukwa, none nivuruguse nigaraguye mu mukungugu. Yesaya 6:5 tubona aho ahishurirwa Uwiteka, kandi yari amaze iminsi ahanura, atanga ubuhanuzi mu gice cya mbere, cya kabiri, cya gatatu, cya kane, cya gatanu. Ageze ku cya gatandatu Uwiteka aramwishurira, aravuga ati mbonye ishyano kuko ndi umunyaminwa yanduye, nkanuye hagati y'abantu b'abanyaminwa yanduye, nkaba ndebesheje Uwiteka amaso yanjye. Ariko iyi ngingo Uwiteka, ntabwo Uwiteka bitwereka ngo abirekereho. Uwiteka ahita amukozaho ikara rikujwe ku gicaniro ryaka umuriro, maze aramubwira ngo dore riri gukwiye gucanirwa kwawe n'ibyaha byawe urabibabariwe, Imana ihabwa icyubahiro. Yego, agakambi k'isuku ka Kristo iyo karasiye mu mutima kagaragaza akazinga kose, iyo kava kakagera, Imana ihabwa icyubahiro. Akambi k'isuku ka Kristo iyo karasiye mu mutima w'umuntu kagaragaza akazinga kose. Niyo kwaba kuvuga nabi, niyo yaba ari imirire ipfuye, niyo yaba ari imyambarire ipfuye, kagaragaza akazinga kose. Ngiyo kava kakagera kagahishura ubugoryi n'inenge by'umutima w'umuntu. Akakambi k'isuku umwuka w'Imana ahishura ubugoryi n'inenge by'umutima w'umuntu, ngo kakagaragaza kwifuza kubi kose n'ubuhemu bw'umutima, n'ubw'iminwa ivuga ibyanduye, ubugome bwose bw'umunyabyaha bwo guhindura ubusa amategeko y'Imana. Iyo bugaragajwe n'umwuka wera, bituma ashenguka umutima, akabara cyane. Uko yitegereza Yesu utagira inenge, arushaho kwizinukwa, Imana ihabwa icyubahiro. Kristo atugenderere uyu munsi, kandi ndamwinginga muri akambi k'isuku mu mutima wawe ndetse no mu wanjye, kugira ngo ndusheho gusa na Yesu, Imana ihabwa icyubahiro. Mbifuje kugirana na Kristo uyu munsi, reka bikubere ibyiringiro, nanjye bimbere ibyiringiro. Wowe bitarabera ibyiringiro, Yesu agushyize imbere ubu butumwa kugira ngo ubishake uyu munsi. Fata igihe cyo gusenga wiherereye, ingingo ijuru rikugenderere, ritangaza umucyo muri wowe, ubone ibyamanjurwe bikurimo, maze ubyihane, wihereze Kristo mu izina rya Yesu. Data wera, turagushimye, tugushimira urukundo dukunda, tugushimiye ko watanze umwuka wera kugira ngo atubwire abo turibo, kandi atwereke inzira y'umusaraba. Ndakwinginze ngo wifuza kwihana wese ugenderere umutima we, ugize Israel ikaba umutima umureshye, ntukundire Satani amuhumuriza ngo amwereke ko hakiriho igihe kinini. Nyagasane, reka Nyagasane uwifuza kwihana wese ubuntu bwawe bumutsinde kandi bumwemeze, abasheho guhindukirira mu izina rya Yesu. Nanjye ndakwihaye, reka umwuka wera agenga ubugingo bwacu kandi atwemeze, ahora duhindura kukumvira. Nibyo ngusabye ko mwizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen.